Muri video sinshaka gutinda, uyu munsi nakiye message muri email yanjye imbwira yuko ubu ngubu cash out mu Rwanda ubu byakunda. Iyi ni ya nabahaye yitwa bountycore, ni application nabahaye tugenda dukuraho ibice. Nababiye ko ari mu buryo bwa MTN ubu ngubu byakunda, P2P byakunda ukabasha kubikura, ariko ni mu buryo wakubikura kuri crypto ya team. Ibi byose nagiye mbibahereza muri message naberetse, batubwiye yuko ubu twabikura kuri MTN iyo dukanzanga hatubwira ngo nuko verifying ID yawe ubundi ukahita ubasha kuba wabikura. Ushatsanga kuri bank nayo ifite ura verifying ID yawe ubundi, cyangwa ugakora icyo bita KYC hanga baguhaye. Reka dukore KYC none. Nababwiye ko nzakora video bereka ko wakora KYC. Ukanze hano ukandetse ngo complete, urahakanda ukareba kugira ngo legal name exactly as appear or ID in document. This must also matching your M-Pesa register name if you plan to withdraw via M-Pesa. First name ukoresha izina rya kuri ID, izina rya kabiri kuri ID, Rwanda, igihe cy'amavuko ushyiraho kuri ID, residential address ngaho ushyiraho Kigali, already postal code zagira uramenya ko ari amazero 5 mu Rwanda. Bambwiye yuko nzabakorera aho bazabikora kuri bountycore application igeze mbahereza. So iyi message bayongeyemo none aho wabikora kuri yo bita bountycore kuri MTN MOMO yawe cyangwa kuri uya transfer kuri bank yawe. Iyo kanza no kuri MTN barakubwira ngo please verification requirement and from crypto withdraw KYC verification require notes. Crypto withdraw on request require account and email verification, while other method require additional KYC and verification. Nakubwira ngo kuri crypto gusa kubikura igisabwa no verifying email yawe gusa, nta kindi ubundi ugakurikiza icyo bita KYC bari kugusaba. Ariko hano ho akubwira ngo kugira ngo ukore KYC ko bita ugiye gushyira kubikura ko bita MTN MOMO yawe ukoresha amazina yawe ari kuranga muntu yawe. Barakubwira ngo confirmation your KYC, confirm your KYC details. Please fill in your details, confirm your ID, unlock additional service or information is a private and secure. Enter legal name exactly. Ukoresha amazina yawe ya nyayo as appears on your ID document, asa nkaho ari kuri ID yawe. This must also match your M-Pesa register name if you plan to withdraw ring. Anga ugomba gukoresha amazina yawe ari kuranga muntu yawe, wenda nk'urugero bita kuri M-Pesa bihura. Izina ryawe rya mbere kuri ID, rya kabiri kuri ID, igihugu cyawe, hari gushyira amatariki y'amavuko ari kwiranga muntu, ugashyira cyo bita residential address. Residential address hari abantu bashobora gukoresha residential address, ni tuvuge wenda no mu Rwanda warishyiramo, bese na ahantu residential nyine na ahantu barizwa nyine tu. Hanze yanditse city Kigali, post code Kigali, ahangaha ugashyira document yawe. Ahangaha ugomba kuba wayifotoye ID yawe, uganditse ngo select document. Ni ufite yo bita passport ushyiramo, ni ifite driver license ushyiramo, na ifite ID ukanda kuri ID, ubundi ukaba wafotoye irangamuntu agakanditse submit. Ahangaha ugomba kuba wayishyizemo, ubundi ukagenda ugakurikiza ibindi bakubwiye. Ukanda ahangaha hagati, ubundi ukagenda ugashyiramo iyo foto baguhaye. Ahangaha rero ngewe ntago nkunze gukoresha iyi MTN, ngiye nkunze gukoresha crypto ko ufite Binance. Umuntu ufite Binance cyangwa ufite PayPal cyangwa ufite Airteam naho byakoro. Ahangaha kuri yo bita Binance uraza ugakoresha Binance nk'urugero, ukaza handitse ngo Bitcoin urugero. Ahangaha barakubwira ngo kubikura kuri Bitcoin hose na $3. Barakubwira Bitcoin address, barakubwira ngo save your payout and address your wallet before cash out. Uraza ahangaha handitse ngo go to wallet setting, urahakanda ahangaha kugira ngo asaba kugira ngo payment wallet save your payout address is if inga bita bikwereka. Ahangaha sasa uhitamo iyo ushaka. Akubwira how it works, ni gute bino bikorwa. Save your payout wallet address here, go and cash out page and pick payout method. Your save address is shown, confirm your change it, submit your cash out request. Aha uraza niba ari dog
niba ari Solona uraza ukakanda. Tuvuge ngaho ukanze kuri dog nakubya address warrant, ahangaho uraza ugasearchinga dog, ahangaho uraza ugasearchinga wenda tuvuge dog niyo ushaka gukoreraho noza dog coin hano hejuru ikaza, ahangaha kugira ngo dog coin, ahangaha kugira ngo block confirmation aricyo bita, urahakanda ukagenda ukareba iyi dog, barakubwira ukaza ngo ugakopia wenda iyi dog niyo copy hano, uraza ukayituza noneho ukayita uza ukayita ukanda mu ngum dog. Bakubwira ngo please double check your address, payout sent to your long address can't be recovered. Ango ugomba kureba yuko address warrant washyizeho ari yanya, kuko iyo wibeshye ntago byongerwa, nagongera kuyisubiramo ngo bikunda. Aho kanditse ngo save warrant, ahangaho usavinze. Akubwira ngo save warrant igihe tuzaba twujuje ari $3 yatubikura, kandi ahangaha dufite $2 2.27. Ahangaha iyo dukanze kuri nabamebetse uko amafaranga bakora, ko ari abantu bambwiye ngo nzabakoreye video ngo mbereka uko bazasetinga aho bazabikurira kuri MTN mwayibonye. Ahangaha nababwiye zino ko hari ubita all offer, aho wakanze uzugakora zino offer zose. Hari cyo bita nakubwira ngo complete start and challenge 2 easy offer, aho urakanda ndetse challenge ukagenda ukarebye baguhaye, nkangaritse ngo new core, ahangaha ukakanda ahangaha kuri new time box, inaberetse ko time box nayo tugenda tuyikoresha gake gake. Kugira ngo niba udafite time box ukanda sign up, ahangaha nabahaye time box ya application nziza tugenda tubikuriraho. Iyi kugira ngo uyikore joining bagore $0.50 by'idolari, ano mafaranga ari kuri 800. Let's join time box and earning money by completing simple tasks and survey and get offers 0.50 bonus for sign up and completing your first task and making money. Ahangaha ugenda ugakora icyo bita sign up. Ahangaho ni ibintu byinshi nyine muri application, ngiye nangoje kubitaho umwanya mvuga ngo ni gute ibyo naberetse uko wakora account muri iyi application. So rero nk'umuntu ushaka link we yuko ya video ya mbere utarakoze account cyangwa utararebye uko wakora account, ndaza kwishyira muri video description, ariko link y'iyi application nayo ku muntu ushaka gukora account iraba irimo, uraza kwikandaho. Ariko ushaka gukora video uko wakora account nabyo biraba birimo. Hari cyo bita leaderboard, byose nagiye mbibanyuriramo by'abagenda bahigana bayobora abandi muri application ukora amafaranga menshi. Hari cyo bita reward, byose nagiye bibanyuriramo, aho uza ukanakina ahangaha spin ufite ahangaha ibiceri, ahangaha ariko n'amakino y'amahirwe akubwira ngo sign up, ushobora gukina ukarya $2 hejuru nkangahe, ariko ahangaha umenye yuko uri gukina n'ibiceri byawe, kuko ahangaha yuriwe ibiceri byawe bishobora no kugenda. Ahangaha kubwira ngo ukina ahangaha bitewe n'ibyo ushaka gukina. So rero reka tugarukira ahangaha. Ku muntu ushaka kumenya byinshi ndaza gushyira link yuko wabasha gukorera ibiceri ahangaha, iyo baguhaye claim nawe ibi byose nagiye mbibereka. Reka tugarukira ahangaha, umuntu ushaka link yo ndaza kugushyira muri video description, kanda subscribe kuri channel, kanda like, Imana ikomeze barinde, ni sample moto abanyarwanda. Reka dukomeze duhure muri izindi video. Ushaka link ya video ko akora sign up ndaza kuyishyira muri video description, uze kuyikandaho ugende urebe video. Ndakunda cyane.